Yes, 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 yes. Muraho bankurikira. Muraho nshuti ku rubuga rwa Facebook. Muraho cyane. Yes, ndishimye kuba muriho. Ndishimye kuba Imana ikibashyizeho mugihumeka. Mwabyutse mugahabwa umugisha w'izuba, ku izuba niryo Mana. Mugahabwa umugisha w'umwuka, ku mwuka ari wo Mana. Mukiha umugisha kuko namwe muri Imana. Burya umugisha ugomba nawe kuwiha, ufite ubwo burenganzira, ufite izo mbaraga zo kuvuga uti nihaye umugisha, ukanawemera ukawakira. Ni wowe burya wibeshaho mu buryo bwinshi, mu buryo buhereye mu mubiri wawe, wifashisha ibiri hanze yawe nabyo uri byo. Uri izuba, ukaba umwuka, ukaba isi. Iyo mvuze ngo uri isi, umubiri wawe ugizwe n'ibumba, ugizwe n'ibitaka, bikaba ari byo nyine biguhindura isi. Noneho umwuka ubuzuba bivuze ubutara, ubumenyi bwa consciousness yawe, nibwo buzuba. Nibwo buzuba. Urumva? Mu bintu bifatika rikaba ari ririya zuba ureba hariya. Ikindi cya kabiri, mu bintu bifatika, ubuzuba bwawe birenze consciousness nawe ushatse kubifata nk'ikintu gifatika mu mubiri wawe, kuko twavuze ko umubiri, inyama zawe ari isi, ari ibitaka, ari ibumba. Noneho amaraso yawe ni ya mirase y'izuba iza ikajya muri wowe, ikaba nk'amazi ariko atukura, ariko y'ubugingo. Ubwo bugingo rero ukabukesha izuba. Wajya no mu mbuto z'ibiti, iriya juice unywa, ufata oranje ukayikanda ukavanamo umutobe. Biriya ni equivalent y'amaraso. Ni equivalent amaraso yawe mu mubiri wawe na juice mu mbuto y'igiti, byose ni bimwe. Nuko nyine igiti gikoresha chlorophyll, wowe ugakoresha potassium. Ariko byose ni bimwe. Mwese muri carbon based entities. Carbon iva ibukara, yavuye ibukara. Ibukara kwa Shyerezo niho carbon yavuye. Niyo mpamvu rero abazungu batwangira kubera ishyari, kuko twebwe turuzuye, wowe ntabwo wuzuye. Ya carbon yagiye yozwa ukuntu muri mutation bagiye bagira. Mutation buryo n'uburwayi, ni disease. Ariko wowe uruzuye. Ibi ntabwo ari ubura system banigisha, ni uguhumura mwebwe nyine ba nyabo. Urumva? Muri abambere muri byose. Murahariko. Ikaze. Ni umuntu w'Abanyarwanda Barundi. Izina nyaryo nk'abandi Nkombe y'uruzi, abandi Rwibutsa. Akaba ari umurage, akaba ari impano nahawe. Inshingano zanjye zikaba ari ukubibutsa. Hari benshi bavutse nkanjye ariko bakihishe, bake cyane batangiye kuza, abandi bagitangira nyine kubonekerwa no kwiyumvamo ubushobozi bwo kwibutsa, ariko muracyategereje nyine igihe nyacyo. Muracyategereje igihe nyacyo. Turikeneye kuko twe Abanyarwanda by'umwihariko nk'Abanyafurika tunyuze muri byinshi byatumye tugomba gukanguka mbere y'abandi, tugafasha abandi gukanguka. Tugakanguka, tukarinda umutima, kuko umutima w'isi ni u Rwanda, kandi uwo mutima ukenewe gusanwa. Maze kubona ko amahanga yose amaso ngo yashinze u Rwanda mu bintu byo gutangara no kwishima. Ni ukuvuga ko nyine umutima uri mu gutungana, kandi si Abanyafurika gusa babyishimiye. Ubona ko n'abazungu nabo batangaramo bati hariya hantu ariko bite, ntabwo bisanzwe, ntabwo hariya se ho hari amaraso ejo bundi byacitse. Tubona se bidasa nk'uko twabakekaga, kuko bari bazi ko turi inyamaswa. Abantu benshi nyine bumva u Rwanda barubona kuri CNN icyo gihe na BBC muri za 80 baherekana nka mu gisambu habi cyane, haba yenda abantu bameze nk'ibisimba. Noneho 94 ho barabati nibyo koko abantu barya n'abantu kugira ngo hariya. Abo muri iyi minsi batangiye kudouting ibyo batekereza, bati hariya hantu ariko hari ikintu kihari kidasanzwe. Nibyo nkuko nyine twababwiye, ni ahantu h'Imana, ni ahantu Imana yateguye ubwayo, ihasiga, ihatunganyije, inahaye umurage wayo, inahashyize abantu bayo, inahakoreye imigenzo yayo mbere y'uko igenda igatunganya hariya handi mubona hashashagirana iyo ngiyo za Misiri zahe hose. Urumva aho ngaho ni ahantu hayo yashinze amasoko, yashinze imigisha, yashinze izuba kwahoze ijisho. Hatazaba amapfa na rimwe,
ni ahantu utera imbuto igahita imera igahoraho. Urumva? Ni butagatifu, ni bukomokamana. Amatwintara atwereka ko aho hantu hitwa mu misozi ya muntu ibukomokamana. Mu misozi ya muntu ibukomokamana. Hari hafite amazina menshi cyane mu Rwanda. Mm. Dukomoka iriya epfo mu misozi ya muntu ibukomokamana. Aho umugezi w'Akanyaru hera amasoko y'ubugingo ari. Okay? Aho ibirunga biva. Kwa Muhabura. Izina Muhabura ryarakomeye cyane ku isi. Hariya Misiri hariyo umwiru ukomeye witwaga Muhabura. Okay, nigeze gukora post ndayibereka y'uwo mwiru wo muri Misiri witwaga Muhabura, watunganyije ibintu bijyanye n'inyigisho zijyanye n'amajuru n'ibihe. Uwo muntu abasemuzi bakaza kumwita ngo ni Yakobo, ariko atari Yakobo. Okay? Noneho nza no kubereka Muhabura noneho washinze amategeko tugenderaho ku isi yose, akayasiga hariya ahiswe Iraq. Urumva? Abo bantu bakabita Bahamurabi, muri Misiri bakamwita Maheyaperi, Mayhaperi. Uretse abanyamahanga bo baraza, kandi ibintu mbavuga you can retry it, you can retry it. Uzahure n'umuzungu wenda ukora muri ONG aho ngaho i Kigali, umucudike kabisa. Noneho umubwire uti ngiye guha test, ntunamubwire impamvu uyimuha cyangwa test yari umuconvincing tuyemere. Noneho ufate nk'amagambo ava mu kinyarwanda gikomeye. Okay? Amazina cyane cyane ava mu ya kera, y'abantu ba kera. Noneho yamwandikire hasi, noneho umubwire ayarebe neza. Okay? Ayarebe kabisa. Noneho ejo umugarura umubwire ati noneho nyandikire ya mazina wabonye. Okay? Nyandikire ya mazina wabonye. Namara kwandika ibyo yanditse, birebe ubishyire ku ruhande. Noneho wongere umuhe andi magambo nk'atanu, uyamwigishe kuyavuga. Noneho umubwire atahe. Noneho umunsi ukurikiyeho umugarura, umurecording, umubwire ati mbwira ya mazina nakubwiye yavuge. Uzabona ko ibintu ndimo claiminga bifite ishingiro. Okay? Kuko mu kinyejana cya 17 na 18 na 19 bari abazungu bari bashishikariye ibintu byo gukora ubushakashatsi ku mateka y'isi. Baza hariya Take, baramanuka bageza Iraq, baramanuka bageza Saudi Arabia, baramanuka baza Misiri, baramanuka bageza West Africa, baza Ethiopia, bakusanya bacollectinga information, bayijyana iwabo, baricara neza, batangira kubyandukura. Sasa muri iyo nyandukura yabyo, bimwe bashyiragamo conspiracy yabo nyine obviously bashaka kwishyira mu isura y'ibyo bintu. Okay? Ahamwe yenda amazina bagashaka kuyatanga nk'uko yari ameze, ariko kakana kubwiye ko ukora test uriya muzungu uzahura nawe akaba bafite weakness yo kumenya kwandika cyangwa kwatura amagambo yacu ay'ikinyarwanda cyane cyane. Okay? Amagambo y'ikinyarwanda n'abanyamahanga bo muri Afurika ntabwo bajya bashobora kuvuga ikinyarwanda. Mwari mwabyitegereza nabyo. Kuva intambara yashira hari abantu benshi bavuye hanze, bavuye nk'i Bugande, bakava muri Kenya, bakava muri yenda za Ethiopia, bakava za Zambia cyangwa Tanzania, bari mu Rwanda. Okay? Biga ikinyarwanda, ariko iyo avuze byanze bikunze uramwumva ko atavukiye mu Rwanda cyangwa atari n'umunyarwanda, atabyawe n'abanyarwanda. Ni ikirimi gikomeye. Ni ikirimi gikomeye. Okay? Kandi twebwe iyo ufite amaraso y'abanyarwanda, nk'ubu se njyewe nanjye nuko navukiye hanze, ariko urumva ko nkizana neza, kiva mu mutima neza, nubwo nyine hari amagambo ntazi, ariko hari ukuntu twaremwe whereby iyo ufite amaraso y'abanyarwanda kiza muri bwa buryo bwa kinyarwanda. Ariko umunyamahanga we yaza akakiga akajya no kuri university kukiga bikamunanira kucyatura. Okay? So ni ururimi rutangaje. Ikinyarwanda ni ururimi rutangaje. Si abazungu gusa, ahubwo n'abanyamahanga b'abanyafurika batwegereye nabo kirabacanga. Ni ikirimi kibacanga cyane. So iyo ngingo rero nteruye, iyo ngingo mbasesenguriye, iragerageza gusapotinga ya argument mba ntanga nti ariya magambo mubona agoronzoye nk'ibavuze Sumerian King List yari abanyarwanda, yari abanyakimari. Nuko nyine mu bunyeshuri nyarwanda, mu bantu bari mu bintu by'ubunyeshuri cyangwa scholarship, bo mu ma university, bo mu professions ajyanye na research, tutarumvikana neza ku bijyanye na history y'ikinyarwanda. Ntabwo twumva ko cyari kirimi cyatangiye ari ikinyarwanda from the beginning, kandi atari ko biri. Ntabwo iyo ngingo twari yumvikanaho. Iracyari in infancy stages.
eh, nta n'uwari wajya hanze ngo abiporopozinge neza. Nanjye ukuntu nkora ndacyakora ibintu biri anonymous kuko ndacyitegura gukora ndi anonymous. Ntabwo bivuze ko wenda nihisha eh, bijyanye na politiki, oya, ibaza ibyo narabirenze. Ni ibijyanye no gushaka kwitegura neza kugira ngo nibura mboneke professional, ntange ibintu bifatika. Urumva? Ubu ngubu ntimukanjajinge bimwe na bimwe ntimukanabifate nk'ihame neza kuko ndacyitegura ndi umushakashatsi ugerageza kwitegura. Ikindi cya kabiri nshaka kubabwira, nk'ibintu bimwe na bimwe nka points natangaga mu gihumbi kimwe muri 2018 cyangwa 2019. Iyo witegereje nko muri iyi minsi cyangwa uyu mwaka, usanga ko noneho hypothesis zimwe natangaga ubu zitagisa na hypothesis ubu ngubu ntanga. Ni ugushaka kuvuga ko hari developments muri izo hypothesis. Okay? Hari nk'amavideo narashyize kuri YouTube, kuri channel ya Izuba Mithra, mu biganiro byiswe Ubutara Butanga Urumuri. Hariya natanze information ijyanye n'ibintu nari navumbuye muri icyo gihe byari mu nzira injyana aho ngeze ubu ngubu. So harimo programs zimwe nshaka kuzadeletinga kuko aho nigeze gutanga ikiganiro cyerekana ko yenda jeni ari we mana ya Bibiliya, akaba ari we yenda wavuyeho umurongo wazanye abazungu, yenda abana be cyangwa we jeni nyine yari umwigomeke. Ariko naje gusanga nyuma naribeshye. So ibyo ntimukajajinge based on some of the things. Bimwe ntimukabifate nk'ihame. Mumenye ko ibyinshi nanjye mba ndi mu rugendo rwa research. Cyerekana nk'ibyo neretswe rimwe na rimwe, hari ubwo ntanga ibintu bidasanzwe ukumva noneho biri no hanze ya scholastic rules. Ibyo ngibyo biba bijyanye na wa murage wacu na ya mpano yacu y'Abanyarwanda yo kuba wakwerekwa ugahanura. Iyo mpano nayo ndayifite. Kandi iyo ntanze information nk'iyo yo muhita munayumva mukumva ko ibyo ari ihanuro, ari ibintu byaje miraculously, bitanga ubutumwa muri ubwo buryo, nk'ibintu bijyanye n'inzira y'ibare, n'ukuntu inzira y'ibare ikorwa, umwiherero wawo. Ibyo ngibyo biva mu mpano yo kubonekerwa. Urumva? Again, impano yo kubonekerwa nayo yamurikiyemo, yatanze intention yo kunyereka amateka yacu yihishe hariya Iraq n'amateka yacu yihishe muri Egypt. Ngitangira gutya natangiye nerekwa ko amateka yacu yihishe i Bugande. Niko byatangiye, ntaranajya Egypt kabisa, ntaraniga ibintu bya Egypt. Bivuga ko hari amateka yacu yihishe i Bugande mu bacwezi. Nyajyamo abacwezi bakora research, isanga noneho abanyiginya ba mbere bari abacwezi, bavuye mu bacwezi, abanyiginya, abasindi, abasinga, ariyo moko nyine. Bivuga ko imiryango ya cyami mu Rwanda n'i Burundi yavuyemo, ahubwo nyine bari abacwezi. Bari abacwezi. Noneho nza gusanga ukuntu abacwezi babavugaho i Bugande cyane cyane muri iyi minsi ari ibintu byabaye influenced n'abantu bagiye mu ishuri muri Makerere, bigishwa n'abazungu bari bandukuye ayo mateka bayashyira mu gitabo mu buryo bubapfobye, mu buryo bupfobya abacwezi n'amateka yabo. Noneho banabahindura tribe iri aho itazwi, yenda yazimiye, yahindutse akantu k'aga tribe, yenda nk'Abanyoro cyangwa Abatoro cyangwa Abahima, bakabipfobya gutyo bigashirira aho ngaho. Ariko ntibakubwira ko abo bacwezi bari resi y'abantu yavuye mu bwami bwose bukomeye ku isi. Ingoma nyinshi cyane ku isi zirimo n'iz'abazungu ubu ngubu. Aribo bashinze iriya Egypt tubona hariya, aribo bavuyemo ingoma zose zo mu biyaga bigari, bavuyemo ingoma yo muri Ethiopia, bavuyemo ingoma zo muri biriya bice bya Middle East, bavuyemo ingoma zo mu Buhinde, bari hose. Yari resi yavuye ahantu, yavuye mu Iburi nabwe ko ari muri Orion. Baje bava Iburi baza hano ku isi kera cyane, mbere y'umwuzure na nyuma y'umwuzure barahaba kugeza yenda mu kinyejana cya 500 nyuma y'uko bavuga ko Yezu yapfuye, yavutse. Okay? Noneho haza kubaho ikintu, barimuka bava ku isi baragenda. Iyo barabonye ahandi hantu heza haruta isi ntitubizi, badusiga hano, turabasimbura. Aho ngaho niho hari mystery rero. Aho ngaho niho ubushakashatsi bwanjye bujyana mu bintu biri mysterious, ibintu bya mystery. Okay? So ubushakashatsi bwanjye burenga amategeko aranga amashuri bukajya muri mysteries. Okay? Bukajya muri mysteries kuko ibintu ukuri ku isi gushingiye muri mystery. Hari ibitazwi, hari amayobera. Urumva? Hari amayobera. Okay? So iyo wemeye kujya muri boundary cyangwa kuyoborwa na boundary y'amategeko y'amashuri abazungu bashyize imbere,
bituma wiheza, okay? Ntubone uburenganzira bwo kuinvestigating ayo mayobera, okay? Kandi akenshi namaze gusanga ko abirabura turi mu kubonabona kuko twiheje, twemeye nyine izo boundaries abazungu baduteye zinyuze mu institutes, zinyuze mu myemerere yabo, twumva ko kugira ngo umere neza, wemerwe use neza, biboneka ko uri umunyabwenge yenda cyangwa umuntu ufite akamaro, ugomba kugera muri boundaries abazungu bateje imbere, ziranga zinategeka institutes dushingiyeho, okay? Okay? So nkanjye rero njyewe naravuze ntoya, I will try to go beyond that. I will try to go beyond the boundaries, the institutional boundaries, the rules and regulations of research. Okay? Aho ngaho rero naho natinyira ko wenda tuvuge njyanye nka proposal kuri University Butare yenda bayipinga kuko nyine itubahirije cyangwa imena amategeko ya scientific research, kuko njyewe nemera mysticism, okay? Nemera amayobera, n'ibyo mvuga bimwe na bimwe babe nk'abacwezi bo, nta munyeshuri n'umwe ushobora kubakoraho thesis nka master thesis i Butare cyangwa Makerere. Urumva ariko can you imagine abacwezi bavuga mu biyaga bigari, ariko nta mwana ushobora kuvuga ati ngiye kubakoraho thesis cyangwa doctoral research, kuko amategeko aranga institutes zacu mu biyaga bigari ava muri za institutes zo mu Bwongereza cyangwa zo muri Amerika, okay? Yenda nk'aba professors bari assigned ku approvinga masters research cyangwa doctoral research, rimwe na rimwe baba boherejwe kuva hari yenda nka Stanford cyangwa university ikomeye hariya mu Bwongereza cyangwa mu Bufaransa, noneho yareba ati uyu muntu research akoze iravuga ku bacwezi, bagahita babigusha bati wowe ibintu urimo ni ubusazi, ibintu birimo ntabwo byemewe, ibi ni mystery, ntabwo ari historical research, ntabwo twemera ko abacwezi babayeho, kandi hari bafite ibintu bifatika, bafite umujyi hariya ahantu hitwa hariya mu Bende, hari umujyi wabo basize uri w'imyobo ukuntu henda gusa n'ahantu hitwa Kama muri Egypt, muri Sudani ya ruguru hari site ya kera yitwa Kama, inashobora kuba ariyo yabanjirije Misiri itaranabaho, hari ahantu hitwa Kama. Kama iri spelled KERMA, ukuntu haforomye n'ukuntu hacukuye, iyo ugiye hariya intutsi hari i Bugande, uwo mujyi, iyo kopi y'uwo mujyi irahari, hariho ntutsi, ari naho bitaga Taseti, abariya abanyamisiri bahitaga Taseti, niyo mpamvu bavuga ngo bahavuye ahantu hitwa Taseti. So bivuze ko bavuye hari intutsi bakazamuka bakajya Kama, bakava Kama bagakomeza bakajya Rukari, hari hiswe Thebes, bakazamuka bakageza Sakara muri bice bya Cairo, bakanikomereza bari abantu bo bari civilization spreaders, bahereye mu Rwanda barazamuka bajya hariya Misiri, barakomeza muri Fertile Crescent hariya muri Levant, hariya za Lebanon, okay? na Syria, baramanuka noneho bajya hariya aho imigezi igarukira, umugezi wa Ntege n'umugezi w'Ubutare, okay? Hose bo bari civilization builders, okay? Stretch yaheraga mu biyaga bigari ikagenda ikagarukira Iraq, rero kubera nyine haje ikintu cya nationalism ideal yerekana ko hari ibihugu kuva kera, kandi iyo idea yaratangiye ejo bundi cyane. Reka mbaze Google igihe the idea of nationalism began, reka ndebe uko babivuga. When did nationalism begin? Origins of nationalism. So nationalism as a concept was firmly established by the 19th century. In histories of nationalism, the French Revolution of 1789 is seen as an important starting point, not only for its impact on French nationalism, but even more for its impact on Germans and Italians and on European intellectuals. So ibintu bya nationalism rero ni ibintu by'ejo bundi, nta bihugu byabagaho, urumva, nta bihugu byabagaho. Sasa icyo kintu rero kiraba influencing iyo mushaka gutekereza kuri ibi bintu, kuri aya mateka mbavuga, urumva, kirabacanga, icyo kintu kirabavangira, kuko uyu muntu ibyaba arimo n'umusazi, hariya ni Iraq, ahangaha ni Rwanda, kandi ibyo bibera ibintu biri constructed ejo bundi cyane. Bariya abantu bariya abakurambere njye mbanganiraho, ibyo ntabwo bari bafite mu mitwe, bo babonaga isi yari umurima, urumva, bagakora ibyo bashatse aho ariho hose, urumva, bakazamuka bakagenda bavuye aho bavuye hose, bakamanuka bakajya aho bashatse hose. Nta nationalism yariho, nta racism yariho, okay? Nta n'amazina y'ibihugu yariho, abantu bitirirwaga abasekuru babo, okay? Bakitwa Abakushites, okay? Bakitwa Abahamites, cyangwa bene Gahima, bakitwa Abarenge, cyangwa bakitirirwa ahantu fulani, yenda hari nk'umusozi munini, bakitwa Abatega, hari umuntu witwaga Gitega. Iyo wumvise izina nk'amazina y'amoko nyine 28 yenda yo tuvuga mu Rwanda, buri zina rihera ku muntu, ku mukurambere,
ririya zina uvuga Munyiginya rihereye ku muntu witwa Munyiginya, Umugesera rihereye ku muntu witwaga Mugesera, urumva. Abatega rihereye ku muntu witwaga Gitega cyangwa Tega, eh? Urumva. Abanyakimari rihereye ku muntu witwaga Kimari, eh? So nta bintu byo kuvuga ngo hariho ibihugu nk'uko tubibona ubu ngubu kuri map ku isi, nta byariho, urumva, nta byariho. Niba bari abazungu, Abafaransa bahereye ku muntu witwaga Frank kera, Abakazarians bahera ku muntu witwaga Kaza, bariya Barusiya, Abaromans bahera ku muntu witwaga, actually Abaroma bo ibyabo hariya barahafashe, ntago hari ahabo, hitwaga Kimari naho, kuko Abanyakimari bo babaye civilizational distributors, nk'uko wumva Abaphoenicians bakomokaga muri Kimana umuhungu wa Gahima, aribo bita Abacanaanites ubu ngubu. So hariya kuriya nyine hariya hitwa ngo ni mu Butaliyani, hari abantu nyine, hari imiryango yavuye muri Iraq ivuye ku Banyakimari iza hariya ihita hita Kimari, kuko aho bajyaga hose bo bahitaga izina rya sekuruza, so hitwa Mari, okay. Hanyuma abazungu aho baziye rya jambo bararizgoronzora, ryari Mari barigita Roma, okay. Niyo yaba ari inkomoko y'ijambo Mali, rikira gihugu bita Mali muri West Africa, riva muri iyo concept y'abantu b'uturaso, abantu bashaka gukurura claim ko bakomoka kuri Kimari, bajya hariya barahatura muri Mali, urumva, barahatura. Kandi si hariya gusa, si muri Roma na Mali gusa, hariho n'ikirwa kindi cyari gikomeye cyari mu mazi hirya ya Madagascar, nacyo cyitwaga Kimari, cyo cyaburiye mu mazi, ariko nyabirije kiburira mu mazi. Sasa usanga noneho abashakashatsi kuri aya mateka ari mysterious, bo barabyise amazina atandukanye, bakavuga ngo ni Lemuria, ariko yari Mali, yari Kimari. So aho bajyaga hose bahitaga Kimari. Kimari yahereye mu Rwanda, ikwirakwira ku isi yose. Ubu ngubu hari ubushakashatsi bujyanye n'ibura ry'ikirwa cyitwaga Lemuria n'ikindi kirwa cyitwaga ngo Atlantis. Noneho Atlantis yo nasanze ari ibintu bishekeje cyane, kuko Abanyakimari cyangwa Bene Rurenge bagera ku isi, aho baganzaga hose bahitaga Ibutara, Imutara, akaba ubwami bw'Igitara, okay. So aho ngaho inkingi muri iryo jambo ni ni Tara, Tara, bijyanye no kuba harya zuba bwa Butara bwa rumuri babaga bafite, kuba ari abanyabwenge cyane, bo ibyo byose byari bishingiye mu rumuri rurengeje, okay. Bo bisobanuraga mu buzuba ko ari fotokopi y'izuba, bo basingizaga ubwenge, basingizaga urumuri. Iyo waga nta buryo ushaka kwerekana ko uri umunyarumuri, warasuzugurwa, bashobora no kukwica. Bangaga ubucucu, okay. Ibintu byo guteza imbere ubucucu ni abazungu babizanye, kuko bibafasha gutegeka, bibafasha kwifatira isi, guhoza abantu mu mwijima, bagapromotinga ubucucu. Kandi ntabwo mbeshye, ureba aho internet ibaye discovered, usanga bo bateza imbere ibintu biri fake cyane, bagaha amafaranga abantu b'abaraperi muri Amerika, bakaba amafaranga menshi cyane ngo akore ibintu by'ubucucu, ahenera abantu, asora indirimbo zivuga ibintu byafu cyane by'ubucucu. So ni kuvuga ko bo intentionally bateza imbere umwijima, ariko abantu bo muri cya gihe cya Rurenge bo batezanye imbere urumuri, aho bajyaga hose bahitaga Ibumuri, bakahita Ibutara cyangwa Imutara cyangwa Ibutare. Iryo jambo Ibutare urisanga mu mateka ya kera cyane hariya muri Aziya hose, ahenshi hitwaga Gitara. Hariya muri Aziya, mu bice bya Saudi Arabia hariya hose hitwaga Gitara, okay. Mu bice bya Turkey, niba bagiye mu mateka ya Greek bakavuga ijambo Troy ni bastardization of the name Tara. Troy wari nk'umujyi hariya muri Turkey witwaga Butare cyangwa Butara, okay. Troy, okay. Jya mu mateka usome what Troy was, noneho wibuka ibyo mvuze, you will understand the true essence of what that was. So ibi ngibi rero ko rimwe na rimwe kugira ngo mbitahure neza, nifashisha amategeko y'indimi. Hari mu kwiga ururimi hari ikintu cyitwa semantics, the history of semantics. Semantics is a branch of linguistics and logic concerned with meaning, okay. There are a number of branches and substances of semantics, including formal semantics, which studies the logical aspect of meaning, such as sense, reference, implication, and logical form. Hakaba n'icyitwa lexicosemantics, which studies word meaning and word relations, and conceptual semantics, which studies the cognitive structure of meaning. Sasa ngewe rimwe na rimwe nifashisha icyitwa conceptual semantics, iyo nshaka gutahura ukuntu hariya amagambo yari ameze, nshaka kuyasubiza mu buryo yari ameze umuzungu atarayumva cyangwa atarayifashisha. Uwo mujyi witwa Troy hariya muri ubwo hitwa Take, wari Tara, wari umujyi w'Ubutara. Hariya hose hari domain yacu, kandi twitwaga Abatutsi, urumva. Iyo bavuze ngo Titans, by the way, iyo bavuze ijambo Titans, n'amateka yose banditse mu bitabo, nk'igitabo cyitwa The Iliad of Homer,
bashaka gusingiza ukuntu ngo abagurika ba kera bari bameze ngo bari abamana ngo bari bimanuka ngo biteye ubwoba bihangange. Ni ibintu bafoye, ni ibintu bafoye muri ya projet y'abazunguzacumu bya bindi nabasobanuriye ejo bundi. Bagize ikintu cyitwa Renaissance era mu binyejana bya 15 gutyo na 14, barandukura bakora nyiri ya projet nk'iyo bakora muri Hollywood bahimba amafilime. Baricara barabateka twihimbira amateka, reka twibe amateka, tunahimba amateka yerekana ko tutari abacengezi, ahubwo ibya kera byano byose byari twe. Bafata amateka y'abatutsi kuko abatutsi bari hariya hose guhera actually kuva Britain, seriously kuva Britain, kuva nk'ijambo Picts, kuko bavuga ko hari abantu bitwaga aba Picts hariya mu Bwongereza. Iryo ni ijambo abatutsi nkoresha logical semantics, ayo magambo nkayasubiza mu buryo uko yarari. Iryo jambo ryari replete hariya hose, kuko bene Kimanuka bene Rurenge bamaze gukwirakwira hariya muri Eurasia bose bitaga abatutsi. Ni ijambo ryavuye iburi, ni ijambo ryavuye iburi, ntago ari ijambo ryahimbwe ejo bundi ababirigi baje mu Rwanda, kuko hari igihe higeze gukwirakwira politiki ikreminga ko iryo jambo riri fake, riri fake, ariko bibagirwa ko hariho abandi batumvikana niyo assertion, batuye hanze y'u Rwanda, batuye i Burundi, batuye muri Congo, batuye i Bugande, batuye muri Kenya. None tumaze gucengera mu mateka y'intangiriro ya byose, dusanze ko none wari ukuri, kuko bene Rurenge bamaze gukwirakwira hariya muri Eurasia bo bibaraga nk'abatutsi, bitaga abatutsi. Kuko uranabibona hariya mu mazina y'abanya Egypt y'ibikomangoma muri Egypt, buri zina ryabo ryaheraga n'inyuguti ebyiri TT cyangwa TTS. Noneho haza no kubamo abami bitwa ba Mututsi, bariya bise Batatmosis. Aba basemuzi b'Abongereza batazi ibyo bavuga, batazi ibyo basoma, barakwirakwiza mu bitabo bati there was a king called Thutmose I, Thutmose II, Thutmose III in the 18th dynasty Egypt. Ariko ari amakosa ya interpretation zabo. Nta munyafrika rero, abanyafrika rero bagira ngo baraturoze, kuko umuzungu apfa kwandika ikintu akagishyira mu gitabo cyashyirwa kuri Wikipedia cyangwa any publishing company, umwirabura wari wese ugitoye agahita agifata nk'ihame, wagira ngo cyandikiwe mu ijuru, akumva atashobora kukivuguruza. Akanakubwira no, this was written in 1800. This name was written in 1800 by Jean Champollion. So you cannot dispute this. He did his research. Ukagira ngo Jean Champollion ni umuntu Imana yohereje, wamubwiye nyine ukuntu iryo zina ryasomwaga, ukumva ko utashobora nawe kugira ngo questioning umuvuguruze. So nasanze buriya bise ngo Thutmose yari Mututsi, okay, yarafashe izina rya sekuruza Mututsi wawe nituva mu Rwanda, okay, wazanye Sabizeze, hanyuma none igihe cyaje kugera muri 18th dynasty ya Egypt, umwana aravuka yita Mututsi, bamwita Mututsi, okay, abyara n'undi mwana nawe bamwita Mututsi 2, abyara undi bamwita Mututsi 3, abyara undi bamwita Mututsi 4, bagira ingoma iteye ubwoba hariya Misiri. So ibyo ndabivuga kugira ngo mwongere mukanguke kuko hari conclusions mwari mutangiye gushaka kwigezaho, bivuga ko wenda muri abantu basanzwe mushaka kugira ngo mutange formula ishimisha abazungu, kuko at the end of the day this is what it is. Muba mushaka kugira ngo muhuze n'abazungu neza, no mugira amahoro, mushyira imbere amateka, mwigisha abana banyu bashya amateka ahuza n'ibyo abazungu bashaka cyangwa abazungu bababonamo. Ajyanye n'ikintu cyitwa political correctness, kuko at the end of the day iyo ushaka guhuza nyine n'ibyo umuzungu yemeza, you are trying to be politically correct, you're trying to not be yourself. Aho ngaho ugasanga niho n'ibibazo byinshi bigose Afurika ariho bikomoka, kuko hari abantu benshi cyane ubu muri Afurika banyuze mu mashuri bemeza bene wabo ko bahoze ari inkende, batarava ku ya stage y'ubukende, bakiburayo gato cyane, bagomba kwemera umuzungu akabakandamiza, kuko at the end of the day umuzungu ari more evolved. Ugasanga ni ibintu by'ubucucu cyane, kandi barize bose, ugasanga umuntu ni umuyobozi ukomeye, ugasanga ni n'umuperezida. Nka cya giperezida nyine bahiritse ejo bundi muri Gabon, ikitegereje kikirira, utangira no kwibaza byinshi, umuntu yayoboraga abantu gute? He can't even express himself, he can't. None ukibaza miliyoni z'abantu zazi muri inyuma zaremeye tu zaremeye, zumva ko ari wo muntu nyine ugomba kubayobora. So I'm giving all those examples to show you how far we are in darkness. We need to wake up. We really need to wake up. Ikiza ariko abanyarwanda bo muri iki gihe dutandukanye n'abanyafrika basanzwe, so kwiyemera. I'm just revealing to you something special. So kwiyemera. So u Rwanda ngiye kuri giye conclusion yanjye nasanze ariyo
ariyo Israel nyayo, seriously nasanze ariyo Israel nyayo. Maze kuvumbura icyo kintu, ikintu nahise nishimira ukuntu nyuma y'intambara, nyuma y'itsembwa ry'abatutsi muri 1994 twabaye abarwanashyaka, tugakundana, tugashyira imbere ikintu twakwita patriotism, tukanarinda imipaka yacu, tukanashyira imbere ikintu cyo kuvaluinga umunyarwanda hari hose ku isi. Biriya nyine abantu bise abayahudi biganye kuri twe. Biriya rega hari ikintu batwibukaho twe tutazi. Biriya babivanye muri twe. Biriya babivanye muri twe. Ni ibintu biturimo naturally. Ni nayo mpamvu byashobotse kuba inkotanyi zarwana zigatsinda. Mu Rwanda hanze, impunzi y'umututsi yahuraga n'undi aho muhuriye hose, mwahurira za Malawi, mwahurira za Karamoja, mwahurira Nairobi, mugasangira ko mufite, mukumvikana, mugahuza, mukavuga tugomba kuzagarura igihugu cyacu. None twaratashye, and in that case we are using that same spirit, that same energy to protect our borders, but also to expand the goodwill to any of our gene that is outside the borders. Okay, bivuga ko slowly tuzareclaiminga ya status yacu nka Israel nyayo, isi yose itangire kuza gufata imigisha mu Rwanda, kandi turabifite byose bitangisha imigisha, kogeraho, gusengera hose harahari. Biriya birunga byose ni bitagatifu. Navumbuye ikarita abazungu bari barashushanyije kera byerekana imyanya mitagatifu mu Rwanda imwe n'imwe, nubwo idashushanyije neza, byerekana ko wayishushanyije nyine icyo gihe atarazi u Rwanda neza urwo ari rwo, ariko ishobora kuba iriya mapu yarakozwe mu bihe bya Vansina cya gihe, cyangwa mbere yaho, hanyuma bagashyiramo amabanga amwe n'amwe. Harahari imigezi, ejo bundi nayishyize kuri internet, ariko ifite copies, ifite ibice nka 3 cyangwa 4 gutyo, byo ntaberetse, kuko yereka byose, yereka imigezi mitagatifu, yereka ahiswe ngo hari ingoro y'Imana hariya muri biriya birunga. Okay, so biratangaje, urayireba ugahita utinya, no ugahita ugira imbaraga nshya, ukavuga ati kweli, ese uhita unamenya byose, uhita nyine ni nka filime, ni nko gukinira filime, ni nka time traveling. Okay, ukareba uko byari byifashe inyuma naho tugeze, n'impamvu imwe na imwe byagiye biba. Okay, so ikintu cyo gukanguka ni ikintu cyiza cyane. Hari umunyamerika wavuze ngo each one teach one, iba ari Malcolm X, each one teach one. So tugomba kwitiza ako kantu mu rubyiruko cyane cyane mu Rwanda, each one teach, uzi icyazi cyangwa wabonekewe, yifashishije imbuga kuko zirahari n'iz'ubuntu, ubwira abanyarwanda, cyane cyane ibintu byo kubanza kubwira abanyamahanga tunabyivanemo, tubanze twibwire twebwe, twikwirakwizemo urumuri. Okay, twiha agaciro muri ubwo buryo, twiha agaciro muri spirit yacu. Hari utuntu ngenda ntahura tunyereka ko turi abantu badasanzwe, kandi icyo kintu akenshi twakiyumvagamo, ariko tutagisobanukiwe neza. Abandi bakabifata mu buryo, bakaba affected n'ukuntu inyigisho za kizungu zaga zibagose, kuko mu Rwanda hatejejweyo culture yo kujya mu kiliziya gatolika buri ku cyumweru. Biriya byangizije abanyarwanda cyane, byavangiye abanyarwanda cyane, bikaba nk'itegeko, biba culture. Biriya ni brainwashing yari iteye ubwoba. Buri ku mugoroba family yose ikagadaringa kugira ngo basome ishapure. Urazi yuko ikintu in repetition, iyo usoma ishapure you repeat words several times. Buri gasaro wakavugiragaho isengesho, buri gasaro hari udusaro turenze 20 ratungaye. Rero iyo ubikoze buri munsi, umwaka ugashira, n'undi ugashira ukora biriya bintu, biriya bikwangiza ubwonko, kandi ntabwo uba wifasha, uri mu gufasha uwo kiriya gishusho aricyo, iyo akomoka n'abakomokamo. Niyo mpamvu abazungu bameze neza, nitwe tubasabira, dutanga amajambo muri universe, noneho agatanga ingaruka nziza kuri bo. They are vampires, they are spiritual vampires. That is called spiritual vampirism. Nicyo kiliziya ihagarariye muri Africa, spiritual vampirism. Ugasanga ubuzima bwawe bwose ntiwabayeho. Kubaho burya biri spiritual, ntabwo biri physical. Ntabwo ari umubiri uba uriho, ni spirit. Ugasanga muragenda mwese ariko mwarapfuye, barabanyweyemo amaraso spiritually. Ugasanga uritwa ikizina utazi icyo ari cyo, niyo gikomoka gikozeho research, ugasanga cyari umuntu w'umwicanyi w'umurapist mu Bwongereza in 1800s. Noneho
hagira uwirahira sekuru ugahita umuvuma ugahita ujya kwishuka ugasenga muri bya bindi nyine bya kiliziya nyine ngo umuvuma somehow kugira ngo yenda ngo kuko ngo kugira ngo asenge gutyo cyangwa yirahire umuntu we akomokamo ngo aba asenze shitani. Can you imagine ukuntu mwacuritswe cyane. Tugomba gukanguka cyane cyane urubyiruko rugomba gukanguka kuko ejo ni ahanyu, nimwe muzahindura ibi bintu, kuko abatubyara ubu ngubu bari yenda mu rugero rwo guhera imyaka 50 kujya hejuru, bo bakoze ibyo bashoboye, bakoze amakosa bakoze, nta kintu bagihinduye. Ubu ngubu ni mwebwe mugomba guhindura ibi bintu, urubyiruko. In fact very soon ndashaka gutangira kudiritinga abantu bashaje cyane, ubu mbona ashaje cyane mu diritinge, nshaka umuntu muto ufite imyaka 18, 19, 20 baba baribo bankurikira tujye twiganirira. Kuko mwebwe you already failed us, mwebwe abantu bakuru you failed us. Ujya mu byaro ukabona abantu baracyari bikoreye imisaraba, bikoreye ibishushanyo by'umuzungukazi, ikibeho he hose. Mu Rwanda biracyaba muri uyu munsi, usanga urushushanyo rw'umuzungukazi runini abantu bajya gusengaho. Can you imagine the ignorance? Ni muzungu aje atembera ari tourist akakibona, aratangara, arihisha. Abo muri iyi minsi abazungu baza muri iyi minsi by the way bari bafite mindset ngo itandukanye, ntibagishyira ibintu by'idini kuko bazi ko idini basekuruza bayikoresheje birabafasha kugeza aho bageze, bari mu bindi bintu. Aje atemberera rero akajya nk'ikibeho hariya cyangwa Kabgayi, akabona urushusho rusize irangi y'umuzungu n'izuru n'iki n'imisatsi n'iki, arababara. I'm telling you some of them, arababara akavuga ati baba what's this, these people are so brainwashed. Kuko n'ibintu by'ibirizi ubu ngubu babivuyemo kuko bari bazi ko ari tour barayikoresheje, irabafasha birashira. Ugiye urasanga ibirizi ubu ngubu byarabaye boate, byabaye tubari. Mu Bwongereza urahajya usanga ibirizi ari community centers zisanzwe cyangwa hall. Okay, no waza nko mu Rwanda uri tourist, ukajya hari ikibeho ukabona biriya bintu, nk'umuntu wiviriye, nk'umwana w'umusore w'imyaka 23 wiviriye za Sweden cyangwa muri Canada cyangwa muri Amerika, arareba kumva arababaye, kumva arakariye na basekuru babo. I'm telling you, generation muri iyi minsi itandukanye na generation za kera. Kumva arakariye basekuru babo kuba baraje bagashuka abanyarwanda bagashinga biriya bintu, abantu bakaba barayobye. Yeah. So that's where we at. Ariko there's hope kuko ngubu hari internet, urubyiruko rwacu rurajijutse mu bintu bya technology, rubona information kurusha abantu bacu bari bakuze muri za 80s. Rubona information ako kanya uko babishatse. So they are informed and things will change in the next 30 years. Things will start to change. Pia ibintu by'ibishuto zabisenya bisenyuke. Imibano twari twarasinyanye na bariya bakanywa amaraso tubisibe. Dusubize igihugu cyacu mu buryo, none abandi barebere kuri twe, usange bibaye domino effect, none Afrika itangire kwibohora. Urumva? Okay, none reka ducengemo ka topic gato kuko ndabona amasaha mfashe, nagira ngo mvuge igihe gitoya, nagira ngo mbigishe ibintu bimwe na bimwe natahuye. Hari ijambo abazungu bita agora, agora. Agora. Iryo jambo ryavuye mu ijambo urugo. Jya muri Google ushyiremo ijambo agora, agora. None ujye muri Google Images bakwereke icyo agora bivuze. Noneho ugerageze gukora research y'amateka y'icyo kintu, uzasanga iyo concept yaravuye muri concept wacu twabaraga nk'urugo. Urugo cyabaga ari ikintu gitagatifu. Urugo rwarangarwa n'uruziga. Okay, urwo ruziga bararukubitaga, none bakazamura inzu nk'iriya dusanga mu Rukari. Iriya nzu yabaga ari holy structure. Ni namwo ijambo church ryavuye. Ijambo church ni irindi jambo, ni variation y'ijambo sako. Okay, it starts from the agora. Okay, so ziriya nzu zacu za Kinyarwanda zari ikintu gitagatifu cyane. Ni concept yahereye mu bantu bacu ba kera. Okay, bo bari bazi metaphysics, nta kintu bakoraga kitari metaphysical. Ntabwo bapfa gukora ikintu kidashingiye mu butagatifu. Ibintu byacu byose byari bitagatifu. Okay, so urugo or a circle was the most sacred geometric shape in our understanding. Okay, na n'ubu ngubu igiye mu Burayi ikintu cyitwa ngo ni inzu yubahwa, tuvuge nka Capitol Hill for instance, cyangwa parliamentary mu Bwongereza, ifite agace kitwa agora. Niyo wajya mu muzigiti haba hari akantu kameze nka kumba gato cyane karimo gashepinze nka agora, half of an agora. Okay, it's an arch
kariya gafite symbolism nyinshi cyane harimo n'inda y'umugore aricyo igiye mu bwiru burengeje bita holy of holies, hariya niho usengera ibintu byawe bikaba. You understand? So iyo winjiraga muri heart cyangwa inzu ya kinyarwanda wabaga winjiye muri holy of holies, iyo watuzaga wasengaga icyo ushatse cyose kikaba. You understand? Iyo winjiye muri iriya nzu uba winjiye mu mwenge w'igitsina cy'umugore, iriya nkingi ihagazemo hagati iba ihagarariye izuba, ihagarariye igitsina cy'umugabo. Iyo structure yose ni device, it's a device. Whatever you recite in there will happen. Umugore n'umugabo bajyagamo bakabyara. You understand? Family ikaba, igihugu kigakwira. Okay? So we have to get back to our essence, tukajya mu bintu byacu tukabisesengura, tudashaka kubimenya gusa, ahubwo dushaka no kureba ukuntu abazungu ari byo bavomamo, ari nabyo bavomyemo, ibyabo byose bishingiye muri ibyo, biri simple by'iwacu. Ubu ngubu mwahejeje umusanga umuntu ufite nyakatsi mukamukubita, kandi ari ubucucu. Ngo ni amajyambere kandi ari amajyanyuma. Nigeze gutembera hariya hakurya Bugande, hariya za Rubare. Ndababara cyane, ndababara. Abantu bose babazi inka zabo ziriya nka nyine twasigiwe na ba Rurenge, barazibaga ziriya z'amahembe, baziguranisha ibika by'ibinyabwoya byo muri Sweden, byo muri Holland, because of profit, because of capitalism, because of the ideology of capitalism. Nta bwenge, nta wisdom ba applying. Ni byiza nyine gushaka gukora amafaranga, ariko nta guheza iriya mbuto, ntabwo uyibaga ngo uyiheze ngo ishire. Ahantu hasigaye izo nka ni muri bice bya Ntutsi, hariya hahoze abatwezi, za Busongora niho hari izo nka gusa, naho barashaka gusatira yo kuzitema. So there's a lot of ignorance. Tugeze mu bihe byo gushaka gutabara kabisa, kuko nitumara gutsemba byose tukabitsemba ntabwo ari ibintu byiza cyane. Dushobora kuzajya kubona tubone ahantu hose hahindutse umushyitsi uteye ubwoba, na volcanoes zizotsa abantu zihangiza hose kubera uburakari bw'Imana. Ziriya nka zigomba kongera zigatarurwa zikagaruka mu Rwanda, hakaba bazitunga, cyangwa hakaba itegeko ryo gutunga agace kazo, ukanatunga na ziriya nyine zivuga ko ushaka kugurisha amata n'inyama. So turazira ignorance, there's a lot of ignorance, ibintu bimeze nabi cyane mu gace kacu. Niyo mpamvu biri agent kukanguka twebwe Abanyarwanda, tugafasha abantu mu karere nabo gukanguka, kandi akavaho ibintu byo kwangana. Ibyo kwangana ntabwo ari byiza. Nk'ubu Abanyarwanda n'Abarundi n'Abanyakivu n'Abanyawuganda tugomba kwibuka ko turi bamwe. Ibintu byo kurwana tukabivamo no gutukana, kuko dufite common heritage. Okay, reka niba hari irindi jambo nabasangiza hanyuma mpite nkupa. Hari ijambo mu Cyongereza bita ngo gut, G-U-T, gut. Kandi uko barisobanuye nda hano kuri Google, kandika gut. Gut ni ukugira ubumanzi, ni ukugira ubutwari, ni ukugira ubwiyumvire buhambaye busa nkaho ari ubumana bwawe. Ni ugutinyuka. Muzumva he has guts bro, he has guts. Ni ugutinyuka. Sasa iryo jambo gut cyagiye bahimbaga ikirimi cy'icyongereza, kuko nabwo ikirimi cy'icyongereza cyatangiye guhimbwa mu kinyejana cya 400. Mbere y'ikinyejana cya 400 nta rurimi rwitwaga icyongereza rwabagaho. Okay? Ntarwo. Icyongereza ni uruvange rw'indimi bavanye hariya mu bice bya Mediterane, haza kuzamo ikintu cy'igifaransa n'amajambo bavanye mu German. Okay? N'ayandi bagiye basanga hariya, abatwa hariya, Abapicts, Abadruids. Abapicts bo nabwo ko barabatutsi, nzabakora ikiganiro. Bari abantu bavuye nyine ku batutsi bamwe babaga muri Take na Lebanon hariya, bazamuka hariya muri biyabirwa, barahaba cyane for a long time. Baje kwicwa bamwe bishwe n'aba Vikings nyine, ba Rutuku bazamutse baje. Noneho abasigaye inyuma ba Rutuku bari baje bihindura Abaroma, baza guterayo barabarangiza, Abapicts, ariko bari abatutsi. N'amabuye abashushanyije yerekana ko bari abantu nyine basa nk'abanomads bareba ukuntu babirabura. So ijambo guts ubundi ryavuye mu ijambo giti. Nkivuze ngo umuntu ku giti cyawe, uri umuntu ku giti cyawe. Kuki batavuga ngo uri umuntu ku ibuye ryawe, bavuga ngo uri umuntu ku giti cyawe, cyangwa kuki batavuga ngo uri umuntu ku mazi yawe.
mm, mm, ku giti cyawe. Bivuze ko muri make ukuntu uremye, kandi witegereje koko ukareba nk'ibihaha byawe, usanga ukuntu ibihaha biteye, imitsi y'ibihaha ihwanye n'imizi y'igiti. Kuko kugira ngo ubeho urahumeka, nuza nutrients ziri mu mwuka zikaza zikanyura mu mazuru zikajya mu bihaha zikajya muri ya mizi, ya mitsi imeze nk'imizi igize ibihaha, noneho iyo mizi ikatransfaringa minerals zije mu mwuka muri oxygen zikayikwirakwiza mu maraso. Ya maraso ari liquid sunlight, amaraso ni liquid sunlight ikurimo, noneho ukagira ubugingo. So bivuze ko uri igiti, uri igiti, urumva. So noneho mu nda y'umuntu hitwa gut, abazungu bahita gut. You have guts. Okay? Iryo jambo rikoreshwa inshuro ebyiri. Bavuga ko guts ni courage, courage, gutinyuka. Noneho ibyo mu nda byose, amara, iki, organs zose, nazo abazungu bazita guts. So bivuze ko ari imizi yawe, ariho imizi yawe iri wowe nk'igiti. Nk'iyo umuntu ashiritse ubwoba, iyo ufite ubwoba yenda hari ikintu kigukanze ukavuga ujya kumva hari akantu kagukase mu nda, kagukase mu nda, yenda nko mu mara, ukumva ni nk'umuntu ugukase n'urwembe mu nda. Iyo ubonye ikintu kigukanze cyane kabisa, ubona ari ikintu giteye ubwoba, yenda ari umuntu uje kukwica, none ako kanya yenda ugahita hahandi mu nda hakaswa akantu, hari ubwo noneho ujya kumva hari ikindi kintu kihambaye kimeze nk'umuriro ushyushye neza, ariko niyo kigahita bizamuka mu gituza no mu mutwe, ugahita ugira imbaraga zidasanzwe, urumva. So aho ngaho niho bihera bakavuga ngo guts, ubaye igiti gikomeye, ubaye igiti. So ijambo gut niho mpera nkavuga ntiryavuye mu ijambo giti, kuko naje gusanga amagambo menshi nk'uko atangwa mu cyongereza yarahindurijwe, ahubwo barayasanze hariya muri bice bya Mediterane, yari amajambo y'ikinyakimari ahinduka gutyo, ariko bayahindurije ahabwa abazungu, ariko ayacu mu kinyakimari mu kinyarwanda niyo yari hariya. Sasa ubushakashatsi bwanjye buracyanjyana mu kwibaza kubera iki, kuko dufite indimi hafi 650 zivugwa n'ababantu, kubera iki amagambo y'ikinyarwanda yo dusanga hariya gusa akenshi. Okay, hari n'ayandi kuko wenda ntabwo ndakora ubushakashatsi bujyanye n'indimi zo muri West Africa, wenda nazo zifite amagambo hariya nayo yahindurijwe gutyo, kandi birashoboka. Ariko birashimisha already outcome y'ibintu mbona inyereka ukuntu abanyarwanda hariya ururimi rwabo ruhari muri ziriya ndimi zabo z'abazungu. Ni ibintu bimpa kwibaza cyane, abanyarwanda kera cyangwa abantu dukomoraho amaraso bari bafite uruhare ku isi, kuba basa nkaho bari bakomeye cyane. So tubyibazeho. So iryo jambo gut uvanamo imvugisha you, none ugasigaza ya nkingi G and T, ugasanga ni igiti. None ugahuza na kwa nayo mvugo yacu ngo wowe umuntu ku giti cyawe, uri umuntu ku giti cyawe. Wowe nk'umuntu ku giti cyawe ugomba kunyura ugakora ibyo ugomba gukora, ntugomba kugira ubwoba. Ujya mu gisirikare ku giti cyawe, ukitanga, ukerekana ubumanzi n'ubutwari ku giti cyawe. So imagine how we use that word. N'ukuntu nyine njyewe nerekwa ko nk'amagambo nk'ayo yagiye mu ndimi z'abanyamahanga z'abazungu. So abazungu ntabwo twabahaye civilization gusa, twabahaye amaraso, tubaha n'ururimi. Ururimi ni organ. Hazagira umuntu uzaza mu Rwanda ngo ababeshe ngo ururimi ruhanagurwa. Hamwe mukunda kujyana abana mu international institutes, international elementary schools, ugasanga hari elementary school iyoborwa n'abazungu nka za Kacyiru, za Kimihurura, ugasanga umuntu arashishikara kujyana umwana we muto w'imyaka 4-5 muri utwo dushuri kugira ngo yige icyongereza avuge nk'abazungu cyangwa igifaransa avuge nk'abafaransa. Mujye mwibuka no kubajyana mu mashuri yigisha ikinyarwanda. It is very important, kuko hari ibintu byari byarateye, sinzi niba bigihari, byo iyo umwana atazi neza ikinyarwanda usanga nyine bamutinye ngo cyangwa bamushyize imbere cyane, ngo wazi icyongereza gusa ngo yigiye mu mashuri y'abazungu, cyangwa yazi igifaransa gusa yigiye mu mashuri y'abafaransa. Umwana ugomba kumujyana akiga n'ikinyarwanda cyiza cyane. Okay, because language is an organ, it's a very important organ. Bari abantu bose babirabura bari kubona one of the reasons is because they lost connection with their ancestral selves. Iyo baza kugira ururimi nta nubwo icyo kibazo kiba cyarabaye. Iyo baza kubarekera ururimi rwabo, ziriya ndimi bavuga muri West Africa, iyo baza kuzibarekera kuri plantations, noneho igihe babahereye ubwigenge muri za 60 baba barasubiye mu buryo buzima. Urumva? Aho barayobye, usanga barabagiriye nabi cyane. Ugasanga kubera iyo mpamvu
yiyitirira abasekuru be bose biyitirira amazina y'abantu bari babafite nyine nka bashebuja b'abazungu, ugasanga nibo yirahira ayo mazina. Okay, so ngitangira nashaka kugira ngo nganire utuntu turengejeho, ariko nsanze bidashoboka, tuzakora indi part. Okay, murakoze cyane, yari abanyarwanda barundi, mujye munkurikira, nzajya mbashakira utuntu ntubahe. Okay, murakoze, Imana ibarinde, Imana ibarinde.